Hello my guys, hari benshi mutubaza ngo ni gute wahuza social media zawe na YouTube channel. Biroroshye cyane ndetse na cyane. Uko wabihuza biroroshye cyane. Mbere na mbere uraza ugafungura iyo shaka channel. Mbere na mbere tugiye kubanza guhuza Facebook na YouTube channel yacu, turahuza n'izindi mbuga zitandukanye. Niba nawe wizeye ko ufite izindi mbuga zitandukanye, urafungura Facebook yawe. Niba ushaka gukuraho iyo link, uraza batazi gukuraho link, uraza hano ugakanda hano ku ifoto yawe hano, uraza ugakanda hano ngaha ku ifoto yawe. Reka mpabereke, uraza ugakanda hano ngaha ku ifoto yawe hano ngaha, abatazi mpabereke, uraza ukayikandaho. Ukikandaho bahita bakuzana hano ngaha. Urahita uza hano ngaha kuri utu tudomo udukandeho. Ukidukanda urategereza akanya gato ya kubera connection, niba ufiterwa na connection ufite. Urabona ko hano ngaba batweretse hano ngaha. Urahita uzukande hano, abatazi reka mpabere, urahita uzukande hano ngaha kuri copy link photo. Ukimara kuhakanda bahita babikwereka ko link yawe ibaye copied. Wabibonye, urahita usubira inyuma rero, usubira inyuma bikupe byose. Urahita uzana muri Chrome yawe, abatazi Chrome reka nyibereke, dore ngi Chrome. Urayifungura Chrome yawe ukiyinjiremo. Ukiyinjiramo urahita uzano hejuru, abamaze kubana nanjye kuri no channel bazo kuryo babyandikamo. Urandikamo youtube.com/studio urandikamo iri jambo, ahasigaye wemeze. Oya ongera usacinge, reka twongere dusacinge connection zari zibaye nke. Urandikamo YouTube, ni niri jambo ndetse niri ngiri. Abenshi bari kumbaza kuri cya kibazo, nta kibakoreye kiri kuri channel yanyu y'ukuntu wareba niba channel yawe iri verified, biri kuri no channel yanyu. Ukuntu wareba niba iri verified, hari abantu usanga channel zabo zitari verified, ugasanga nta views babona, ugasanga channel zabo ntizizamuka. None aka gatrick ngiye kukwereka, mbabarira ubane nanjye kugira ngo bashe kubikora. Hari benshi batazi iki kintu ari igiki, ugasanga nibazi uko wahuza channel yawe, uko wahuza imbuga zawe na YouTube channel. Uraza ukanda hano kuri utudomo dutatu, abatabizi urabanza ndetse ubanza urebe niba channel, urebe niba urupapuro rwawe rwabaye gutya. Amaze kubana nanjye barabizi cyane, urebe niba uyihindure nka laptop. Uraza ukande ku gafoto karimo hano hejuru. Ukimara kugakanda urahita bakuzanira utu trick. Urahita uza twege kuko tuza dukanda hano kuri YouTube studio. Urahita wakanda, ukiyakanda irahita imera nk'izuminze. Urarindira gato ya kubera ikibazo cya connection yabari nkeya, ariko turizera yuko biri bukunde. Urahita uza hano hasi, abatahazi uramera nk'uzuminze. Twege kwera ko ikiri gusacinga ishobora kudukoresha amabara. Uramera nk'ukuruye gutya ugire bitoya. Urahita uza hano ngaha, urahakanda witonze kuri aka kantu kari hano mu rubavu ka nyuma, kameze nk'atariho utuntu twinshi kano ngaka. Uragakandaho witonze kugira ngo kataza. Urabona ko kwagakanzeho, barahita batuzana hano ngaha. Katurindire connection kuko connection yabari nkiya. Niba uri mushyashya kuri no channel yacu, ndabasaba gukora share ndetse na comment. Hano ngaha reka ngende mba nabasobanurira kugira ngo twihute tujye turushaho kumenya ibijyanye na YouTube channel. Iyi hano ngaha ni channel YouTube banner narayibakorera kuri channel yanyu. Hano ni n'uburyo wahinduramo ifoto, hano ni izina ryawe. Hano ngaha naryo ni izina rya channel yawe. Hano ni distribution, ni kakantu wandikaho. Mbere wowe urabireka uze hano ngaha, reka mbazumingire mubashe kubibona neza. Urahita uza hano ngaha ngiye n'urugero. Urabona ko hano ngaha harimo channel nyinshi. Nawe niba ufite link yawe, dore link ngewe irimo. Uraza hano ngaha ukandi kuri add link hano ngaha.
uraza uhakande kuri add link. Niba ufite link yawe ubanza usubize iyo link ari iki. Urugero niba ari iya Facebook urabanza ubyandikemo ko ari iya Facebook iyo link yawe, udarisanga ubyishe ugasanga bibaye ibindi enter to title link. Uraza hano ngaho kwanze hano ngaha ubanza uvuge iyo link ari iki. Ukimara kuraza uraza ukande gutya paste ushyiremo ya link yawe. Urabona ko gutya ya link yacu twegejeje ute yagiyemo, ariko kubera ko twe tuyifitemo ntabwo twakongera kuyishyiramo. Hano rero uraza ukandika title yawe ukavuga niba iyo link ari imbari ya Facebook, niba ari ya Twitter ukabyandika ma. Iyo umaze kubishyiramo rero uhita uza hano ngaha hasi. Iyo umaze kubishyira uhita uza hano ngaha hirya ugascrollinga ukaza hano hejuru hano ngaha ukaza hano ngaha. Iyo wamaze kuyigira hahita haza aka kantu, gahita haza akantu hejuru ugahita ukemezaho bigahita birangira. Urugero njye nuko gutya nayisizemo. Uraza wamara gufata iyo link yawe, wamara kuyishyira ufata hano iyo link yawe, wamara kuyipastinga aha gutya twamaze kuyishyiramo. N'urugero ukaza n'aha ngaha ukandikamo niba ari ya Facebook, n'urugero Facebook n'urugero niba ari ya gutya, bahita bakwereka hano ngaha, bahita babikwereka hano ngaha. Iyo wamaze kubishyiramo bahita babikwereka hano ngaha. Uraza hano ngaha iyo wamaze kubishyiramo byose, wamaze kubyemeza, wamaze no gushyiramo link yawe, wamaze kuyikopiya nk'uko nabikweretse, bahita bakwereka hano akantu wemezaho kabyihamya aka ngaka. Ngo hano ngaha handitse ngo publish hano ngaha. Niba uyifite, niba hari indi link nayo ufite ukayishyiramo, niba ari link yindi nayo ufite ugakupa hano wizeye connection yayo. Niba ari ya TikTok ukayifata ukayishyiramo, niba ari ya YouTube ukayishyiramo, niba ari n'izindi mbuga zose ukoresha ukashyiramo. Niba akantu kagufasha akatike, niba kagufashije koko, ndagusaba gukora share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona video nyinshi zacu. Link n'urugero twe twari dusizemo iyi, twashyiramo n'indi ya TikTok, twashyiramo n'izindi zitandukanye link. Icyambere no kumenya aho bikorera. Ndabashimira wowe wabashije gukomeza kureba ino video kugeza irangiye. Niba utu dutrike tugufasha, ndagusabye ngo ujye udusharinga bagenzi bawe no babashe kubona utu dutrike kugira ngo video zijye zikomeza kubasangira mwese. Ciao, ndabakunda cyane.